ugaruke twivugira kuri uyu mugabo tuvuge ngo wa mugabo we uri muntu ye who are you watumwe kuri Sabenande kuko this man ntago asanzwe Vuge mu nkuru ye wabona nawe tuguhaye ikaze uwe muntu wakoze subscribe kuri Nest TV ishene y'abanyarwanda wari ubizi ko ari ishene y'abanyarwanda n'aba diaspora n'abanyarwanda gusa abanyarwanda se ntago baba ari abanyarwanda sorry shene y'abatuye isi abase n'abashinwa barimo abashinwa bitandukanye Jesus ko sawa abashinwa batajya bakoresha YouTube nyine nibyo ngiye kubwira ko ari ishene y'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ariko n'abashinwa by the way ashobora kumva ururimi tuvuga bishaka naga abashinwa baba mu Bushinwa gusa abashinwa bararenze uzi umushinwa ucuruza ibintu by'indabo zino bakoresha ahantu umuntu yitabye Imana cyangwa abadekorateri hano mu mujyi ntabwo urajya kugura ikintu wapi abantu bamuzi baramuzi hano imbere y'isoko arashihurana byadaje bigenda bite mu kinyarwanda ahita akubwira ishura wowe abenda go kukwica kubera icyo ashihurana simbizi baza barabubwiye ko tutoroshye barabwiye ati abanyarwanda rero kubana nabo bisa ako se wese kubibona umunyarwanda wabana nawe uta aya bro turi abantu beza cyane turi abantu barezwe turi abantu bafite umuco buriya ibihugu byinshi byagiye biyoborwa n'abami biba bifite ikintu bita culture iri pure culture itavangiye kabisa twatangiye ntago twatangiye nk'abagesera abagesera nibo bantu numva bajya bavugaho utuntu ngo wagiye nk'umugesera twe tutangiye nk'iki ntago twize dusuza abantu mumeze neza hirya no hino uyu munsi dushobora kuba turi nka saa 8 hari ibihugu saa 8 z'amanywa hari ibihugu biri saa 8 z'ijoro niba iyi video gusanze bwije wiriwe niba igusanze bukeye waramutse kandi nanone niba igusanze ugiye kuryama ugira ijoro ryiza turaza kukubwira ijoro ryiza tugeze ku musozo kuko ntabwo twifuza ko udutaha twenyine tubahaye ikaze rero kandi niba mutameze neza kankoresha iryo jambo byabaye kimenya bose niba utameze neza ntago ariko biri buhore ntago ariko bimeze ntago ariko bizahora ejo mu gitondo nkwijeje ko ibintu bigomba kujya mu buryo ubwo wazanye iryo jambo nawe atameze neza ntayo twakubwira ngo komera ushika ninde wazanye iryo jambo warihimbye nyine nta muntu ujya umera neza iminsi yose nawe ubwo aho ari arabizi neza yuko ejo cyangwa ejo bundi bizamumerera neza ntagahora gahanze kandi nta mvura igwa ngo ntihite nakubwira ngo what's popping in Kigali, what's popping in Rwanda, what's popping in Africa, what's popping my people around the world. Again, it is your boy Nesty, ni kuri Nesty TV nk'ibisanzwe, alongside my brother. Akajya kunda umuntu umuvuga. Iyo abantu bakuru bivuze twebwe biba byagedeye muri titire turi umuryango tukiri aho ngaho utarasoza introduction yawe nshaka kubikomeza gutyo tukinjira twiyambaza ihoraho tusenge se tugiye guhimbaza cite nawe rero ntago ari gospel tugiye gukora ariko kugira ngo umuntu ufite umutima uza ubyimbye wururuke basi usubire mu gitereko ndifuza kuha abantu ihumure biciye mu karirimbo ko guhimbaza amen abantu suba amen amen my brother amen bivuga ngo haleluya bivuga Imana ishimwe amen bikavuga bibe bityo rero Imana bibe bityo bibe bityo kabisa bibe bityo twagiye warabona bari kuvuga ati kizami bamuhaye se aragerageza ari nabari kuvuga ati se buriya sikinya trap agiye kurimba tsikizo turimba karirimbo ka gospel washoboraga kutabyitaho
kamusaba akantu ukiri aho ngaho utangiye neza by the way, can you please remove the glass? utagira ngo nanyweye Yes, hano nibwo twagiye. washoboraga kutabyitaho umunyabyaha karimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se nguhungabane, ariko shimwa mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyirengagiza, waritanze uradukiza. Wow, Hallelujah. amen. Man, you the baddest man. Wari uzi ko uzi kuririmba se? Aya ntabwo nzi kuririmba. Njye impamvu bumva ngushoye ni ukugira ngo abantu batazajya bagira ngo umuntu yambaye ikirinete afite umusatsi umeze gutya ariko buriya ni ururara. Mwari mubizi se ko iyo ndirimbo uyu musore ishobora kumuvamo? Si uwo wamuganiwe, mwari mubizi ko nanjye narimba akarimbo nkako Ka gospel kadasanzwe. Mane reka nkubwire. Wigeze uba muri korali? Sha nabaye muri worship team ahubwo for long time. N'ubu ngubu ngize aho nyica urwaho nayijyamo. Waje gukurwamo n'iki se ko tuhise tumenyeramo aho ko wavuyemo? Oya ntabwo nayivuyemo, urumva mu buzima busanzwe nyine nkunda kuririmba. Igihe cyarageze ndavuga ntari ko buriyuzi ngiye kujya gukora utuziki twanjye nanjye. Hari abantu batazi ko uri umusani. Oya ndabigerageza kuririmba wana, ndabigerageza. Ariko ibyo bintu tubikatire. Byemeze fresh, subizamo akarinete nta ribi, meze neza. Ndashima Imana. Yego. Nubwo ijwi ritameze fresh ariko amazi turaza kuyashyiramo. Imihanda iri kunyerera ntabwo yakunyereranye. Njye ntago ndi guhagarara, ndi kugenda nicaye nkuruza gake gake. Nta gatuza none aho ugeze, nta gatuza. Iyi nkubiri wowe yagusanze he? Inkubiri yagize itya isanga niryamiye. Na n'ubu natinye kuva mu nzu, ibintu biteye ubwoba. Wabona hari inyuma y'igipangu hariyo kamera iri kundeba. Hari umukobwa ejo twaganiriye arambwira ati aho bukera na ba mama tuzajya tubona amavideo yabo kuri izi mbuga ari gutembera. Ibuka ka kantu tujya dukoresha ngo ese bafashe video yawe bakabo mama wawe yabyitwara amazi. Ese hagati aho hari video, hari ifoto, kanegere neza imbere abatabasha kumva batabyumva. Hari video yankanze, hari ifoto yankanze, ubwoba buranyica ndatitira. Wahise ugira ubwoba? Nkibibona numvishe narira. Nanjye nuko. Mari tureseriye dukora ikiganiro. Man, wari ubizi ko ibi bintu byageze ku rundi rwego se byo by'amafoto n'amavideo ku buryo uyu munsi hari ifoto sinzi niba ari ukuri, nta nubwo mbitangaje, ahubwo ni ibintu nabonye nshaka kuvugaho. Shamani ayo samaye yayi bakoresha ibyo bintu biba bisigaye biteye ubwoba man. None ariko ikintu kibabaje ba nyiri kubikora sha baragaruka bakabyemera tukiburana. Jihadi jihadi uri asuwe wagaragaye ugira gutya ati ngewe ninge. Ati ndaya dukorera online. Ako se abanyarwanda babaye iki? Bashiritse isoni bazajya banyara no ku nzira. Ibi bintu uko bitahozeho ni twavuga ko ni ugukura kw'izi mbuga nkoranyambaga, ni isi iri kugenda igera ku musozo, ni ibiki biri kuba. Man, urabona abantu muri iyi minsi ikintu bafite mu mutwe ni kimwe gusa, pfa kuba nariye kandi kumvuga kwawe biri mu bingaburiro. Minisiteri y'umuco akazi kaba ari akazi kayo ko kugira ngo umunyarwanda, kuko umuco si ukuririmba, si no kuvuga ikinyarwanda neza. Umuco ni indangagaciro ziduhuza twembi. Ntibyaza kubaho ko
izi mbuga nkoranyambaga zibera imbogamizi umuco umunyarwanda yakabaye agira wakabaye muranga kugeza ubwo uyu munsi umuntu yihandagaza akajya ku karubanda akavuga ngo njye ndi ndayikorera iyakure ndi ndayikorera kuri murandasi. buriya rero mwana wa mama tutagiye kure umuco burya uva mu rugo. Mbere na mbere umuco uva mu rugo, umuco ababyeyi baguhaye kugeza ku myaka generale turi kuvuga afite uwo muco ntuwufate. Aba babyeyi bacu minisiteri y'umuco nayo birayigoye kuza kuwugushyiramo. Hari umuntu wavuze ngo hari ibintu bibiri bimera kimwe, ngo buriya ngo ikinyabupfura n'igifaransa ntawe ubyiga akuze ntawe ubyiga akuze biragoye byata. ati kandi hari ibintu utahisha uburere bubi ndetse n'inkorora ati buriya ese biriya bintu kabanga yakoze biriya n'uburere bubi ntago nkubeshya njyewe. ese ikibazo niba ari n'uburere bubi koko uransubiriza kuki ari proud mwana ejo bundi nawe yapostiza babaza ati ariko ko kabashu ubu ibyasabye biraje koko muranzimije mwarekeye kumvuga ko numva agahinda kanyishe. Oya izina ry'Imana oya ntabwo iyo boro wayibonye se? oya ni ukuri man abantu babaye iki? ati murarekeye kumvuga aka kanya se muranyibagiwe? uzi ikintu kiriho njye ntekereza ko warumbwiye ngo nkusubize. Ntekereza ko hari indwara nshyashya iri kwaduka, ntazi niba hari abadogiteri wenda bari special, ariko ntekereza ko umuntu wize ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe iyo ndwara wenda ishobora kuba ihari. Njye nta bumenyi mbifiteho ariko ntekereza ko ihari. Hari indwara ishobora kuba yaradutse itewe n'izi social media nk'ibyo wari uvuze byo kumva ko ikintu kikugaburira kabone niyo cyaba ari amakosa ntacyo kivuze, mu gihe ikosa ubundi ryakabaye ari ikintu wowe uhungira kure cyane akugaburira ukabyanga. Ariko uyu munsi umuntu agahura n'ihungabana kugeza ubwo yumva ko ubwambure bwe kuba buri hanze aricyo kintu kiri kumucuruza. man reka nkubwire n'ukuri especially akaba ari umuntu w'umugabo. Ubwambure buriya bw'umugabo wari uzi ikintu gitangaje kuri bwo nta nubwo n'abagore baba bifuza kububona. ubwambure bw'abagabo buriya rwose nta nubwo busa neza bari rero abagore benshi barakubwira bati biriya bintu natwe bidutera buriya ngo gukubitana n'umugabo ugiye muri dubu biba biteye agahe. wari ubizi ko buriya abagore bakoreshwa mu kwamamaza bambaye ubusa ibintu bikagurwa rwose. ariko abagabo keretse cyo akoze iki gice cyo hejuru nacyo kandi bisaba wa mugabo wakorewe nyine igenzurwa. Ntabwo ari igice cyose cy'umugabo ubonetse, cyane cyane kuri atari no mu bantu bameze neza rwose kuri iki gice cyo hejuru uri kuvuga. reka twe kumwibasira, ntabwo tukwibasiye muvandimwe, turi kuvuga ibiriho. yaravuze ngo ntabwo bari kumuvuga aka twe tumwivugire. uyu munsi rero nihanganishe ikiganiro cyacu reka dutangire gutya. ntago twatangira tutabwiye abantu ikintu tugiye kuganiraho kandi tutihanganishije utifuzaga kumva bikakugwaho gutyo. Ntabwo ari cyo tugambiriye, ntabwo tugambiriye kubabaza amarangamutima yawe, ntabwo tugambiriye kugukomeretsa cyangwa gukomereka bitewe ngo bavuze uwo ukunda. nta rwango rurimo, ntabwo ari urwango tubikora bivugwa cyangwa ni ibinononsorwa. Ikindi iyo ibintu wa mugani ari umugabo nabonye ariko ni nko kuba ni ukwereka umuntu ibyiza byo kuba uri kumuvura. Yego. Nta muti uryohera, nta muti uryoha ubaho.
umuti wose urasharira. urasharira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku makosa umuvandimwe umunyamakuru ukomeye cyane, shout out to him, ni umwe mu bantu bahinduye imikorere n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, azana akazi kenshi muri rubanda nyamwinshi, mu rubyiruko, anahumura benshi batangira kubona ko uteye ibuye hariya hava ibiryo cyane. yego. Uyu munsi rero tugiye kureba, ntawe utazi Saga iri kumuvugwaho, yitwa Munyengabe Murungi Sabe. Ni umupapa, ntabwo nzi neza abana afite ngo ni bangahe, ariko nzi ko afite umugore umwe n'umwana umwe, wenda hari ntabwo atajya postinga kenshi. Nabonye kuri anniversary ye bamwifuriza isabukuru nziza. Ashobora kuba afite n'abandi ntawamenye. Yes. Yabaye umunyamakuru ku binyamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda. Yego. Yabaye umunyamakuru w'Igihe, umunyamakuru ku Nyarwanda, aba umwe mu bantu batangiranye na radio yitwa Magic. Yes. Mu bantu bayitangiyeho rwose. Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga, by the way, b'abahanga pe, abahanga cyane. Kandi ni umwe mu bantu bafite chaîne yatangiye ari channel ya YouTube, ikaza kuvamo ikimeze nk'uruganda, ikaza kurenga icyo ngicyo ikanamera nk'umuryango. Uyu munsi ni umuryango witwa Isimbi TV. Ni umwe mu banyamakuru bakoze ibintu byinshi. Buriya umuntu ukora ni nawe ukosa. Ni umwe mu bantu nanone bahuye wakoze amakosa menshi pe muri iri tangazamakuru. Ni umwe mu bantu bashyize hanze umuntu w'umubyeyi ari kuvuga ati narasambanye ivumbi riratumuka. Umuntu w'umubyeyi ati ko nagakubye. Ni umwe mu bantu batatse abantu batazi ko bazakomera, uyu munsi bakaba bakomeye. Hari inkuru nawe uhoze mbona ku igihe.com igeze kwandika, umunyamakuru wari wayanditse ni Munyengabe Murungi Sabe, ivuga ngo Knowless Butera yaba yararokotse agakingirizo ka ntibikora. Iyo nkuru n'umusaza wari wayishishimuye. Iyo nkuru ni ukuntu yavugaga. Umutwe w'amagambo waragira gute? Ese Butera Knowless yaba yararokotse agakingirizo ka Safi. Man, iyo bora rero ku Nyarwanda. Iyo bora ni ifoto nahoze mbona y'umuntu umwe wasomye icyo kinyamakuru cyera, sinzi neza niba ari article n'uyu munsi kiriho, ariko ni zimwe mu nkuru zatumye uyu munsi umuntu witwa Munyengabe Murungi Sabe atumvikana n'umuryango wa Ishimwe Clement na Knowless Butera, ndetse na famiye yose yo muri Kina Music. N'umuryango mugari wose wa Kina Music. N'umuryango mugari wose wa Kina Music. Kugeza uyu munsi batumvikana. Mboneraho kubabwira ngo umuntu ukora ni nawe ukosa. Niba uyu munsi ari umuntu ufite aho ari, ntabwo yabura amakosa. Twimucira iteka, twimera nkaho tumukondanye. Mu buzima niko bimeze, amakosa arakorwa. Yes. None tugiye kwibaza ngo mu bintu biri kumuvugwaho uyu munsi, na yahe makosa we ku giti cye yaba yarakoze muri ibi bigaragara bimuvugwaho, cyane ko atari byose byitwa amakosa ye. Yego. Dutangire cyane. Icyambere rero, rimwe hano hari umukameramani ntaguciye mu ijambo, yahise anyaruka ajya kuri murandasi ajya gushaka ya nkuru. Nizaho gatoya dusome nka titre. Mbabarire iyi titre turayereka abanyarwanda. Reka nyisomere mbabarire we wayisoma. Baba we. Soma. Uzi ko iyi titre ivuga ngo iyo Knowless Butera atarokoka agakingirizo ka Safi. Dore ngibi ku Nyarwanda. Muyishyiraho warakwisi ku gihe.com. Uri kubibona? Bereke bari bubyirebere dore. Yego. Ntago turi kwatakana. Reba nk'iyo nkuru
nk'iyi nkuru mu by'ukuri ntekereza ko harimo amakosa y'itangazamakuru menshi cyane kabisa Ku wenda bintu ntitwabisoma ntabwo twabisoma. ariko iriho tu abantu bashobora urumva itangira ivuga ngo Knowless izina ryateje urujijo ricyumvikana bwa mbere kubera igisobanuro cyari nka data ibyo bintu reka tubireke ibyo ntabwo ari tuzabigarukaho undi munsi wenda turi kuvuga ku muryango wa Kina Music. uyu munsi niwe wanditse iriya nkuru Yego. agikora ku gihe.com. So uyu mugabo nibutse abantu ko ari we mugabo uyu munsi warushye umuryango nk'uko bivugwa. Ejo bundi nahoze mbona umukinnyi wa filime w'icyamamare muri iki gihugu bamwita Mustafa yamenyekanye nka Ndimbati yahoze avuga ati koko Sabe nawe byakubaho, nawe wankondanye ukamfungisha byakubaho kufatirwa mu busambanyi. ni ukuvuga ngo mbese ni nk'imbarutso yabaye noneho igaragaza neza agahinda abantu bari bafite ngira ngo ubwo abatavuga ubwo nibo benshi, hari abantu badakunda kuvuga. Yaragiye akondana abantu, hari famiye ntekereza ko baba bari gushaka ubuzima, ntekereza ko bakora n'ibintu nubwo wenda njyewe ntago nabicira karurutega ariko nanone sinabihimbaza. Bitwa n'umuryango w'umugabo n'umugore bafite YouTube channel yitwa Uburyohe TV, nabo ubwabo bitaba Uburyohe. Uyu munyamakuru yigeze kubakondana aravuga ngo aba bantu bakora ibiganiro by'ubusambanyi. Yego gira ngo nawe uriya mugabo Uburyohe nawe nabonye hari ukuntu yari yatinze semu nka Ndimbati n'ubundi. Ni igihe cyiza rega cyabo, ni igihe cyabo ariko nanone ndibaza ni ukubera iki ushobora kubika ikintu paka umuntu abanza bwe muri ta kugira ngo ugisore. Ntago ari ukukibika, hari ibintu tubona nawe ubu hari ibintu uzi yego aka kanya bitagufitiye akamaro ariko ahazaza bishobora kuzakugirira akamaro. Niko rero bimeze. Ni ukuvuga ngo ubundi iri ni isomo ry'ubuzima twese tuba twabonye ariko tukihisha kuryiga. Ni ukuri kwadushakishije twebwe turakwihisha. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu wese ushidikanya ko ibyo akora uyu munsi bizamugaruka hazaza yakaba yicara akiga. Yego. Anyway, turagira tuti nayahe makosa Murungi Sabe yaba yarakoze muri ibi biri kumuvugwaho, niba koko ari byo 100%. Uko mbyumva rero cyangwa se uko nabisesenguye cyangwa uko mbisesengura. Eka dutangirire kuri kano kantu wenda tubanze twerekane nk'izi video imwe ku yindi. Urabona Sabe mbere na mbere reka twerekane ubundi ibi bintu byatangiriye aho umugore ufite umugabo asenya bikavugwa ko umuntu w'umugabo nawe ufite urundi rugo ari we wasenye urwo rugo, bikavugwa we hakazagaragara video wa mugore abazwa n'umuntu utanabiza atari kuyu ni umutware wawe, undi mwijwi rituje ati hakagaragara video uyu mugabo asohoka mu rugo rutari urwe kandi yihishahisha agaca ahantu inyuma y'inzu hari umuzi munini cyane ukamugubanya akaguru. Mwana uzi ikintu nabonye Sabe uyu munsi ntabwo yari kuba amanitse akaguru iyo adahura n'uyu muzi. Uriya muzi urakavuna umuheto baba we umuzi ubwawe niwo wabanje kumuca itako wowe ubwo kubera amaraso ashyushye wanze ategeza bimwe. Amaraso ashyushye niyigeze yumva yuko yagize ahubwo buri uriya mugabo yavuze ati ndacyafite utuvideo twinshi nzaba episode, reka turebe muri episode ya 3 ushobora kuzasanga uriya muzi uriho amaraso kubera amaraso ya ungiye ntumye abantu uriya muzi ngiye wawuzaniye. Uriya muzi tuzajya kuwusura, nabonye hari ahantu harabaye quartier ndangamurage bahita gwike iriya nzu kari agace nubwo kaza hahise haba agace k'ubukerarugendo ni site touristique. Urumva igihari rero hari ahantu tuzajya kuhasura
turebe uriya muzi niba nta pantaro yahasigaye igice cy'umwenda kigaragaza mu rwego rwo gukusanya ibimenyetso yago tujye tubabwira ibintu dufitiye igihaga. Tukiri aho twari turi kuvuga amakosa uyu mugabo yaba yarakoze guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi nyirizina ahanukira ahantu kugeza ubwo uyu munsi bivugwa yuko ashobora kuba atazigera yongera gukoresha akaguru kamwe mu maguru ye abiri cyangwa se yombi nta kintu yifashishije. Turasaba Imana ngo ibyo ntibizabe. God forbid. Turasaba Imana ngo ibyo ntibizabe rwose. Benshi mu bari kuvuga ibi ngibi uretse abafite agahinda k'ibyo twavuga wa mugabo utwenspira. Ariko uyu munsi wa none hanjye sinkubeshye mwene data, abonye iriya video yawe gereranya n'udufoto twa kera mbona warahindutse. Hari abagira bati uriya si yaba ari se wa Sabe, ko Sabe tuzara agasore gapfumuye amatwi kakaraze n'umusatsi, bati cyangwa uriya ni anko we bari kutujijisha nawe ubwo akaza akabihakana turiya singe mu minota 2 ngwino ndeba atariko niba ari nawe mwabonye asohotse umuntu niba yiviriye ahantu hari icyo bibatwaye. Mugiye mumwe amaze kuvuga ati singe. Noneho iryo ni ikosa rya mbere ryo kuba kwanza atarigeze yiyereka abantu mu gihe uruganda rwe rwari rumaze gukora. Kamubwiza ukuri sinkubeshye pe, bive muri blague nawe abitekerezeho cyangwa abantu basubiza amaso inyuma barebe. Ngiye ikosa rya mbere mbona nuko uyu mugabo ati urumva kuba uyu mugabo atarigeze atekereza ikintu cyo kwiyereka abantu asavinga kite nawe utekereje umubare munini nubwo ari diaspora. Bari abantu n'abana ba diaspora urumva kenshi batandukanye natwe abantu baba hano. Bari abantu bigirira umutima mwiza, urumva n'abantu bwinshi mu bucakura cyangwa ubwenge nakwita ubwapanya bw'amanyanga tugira ntabwo bagira, especially abamaze igihe kinini. Niba abantu bino biganiro dutambuza, niba abantu badatinya ko ushobora kwicara ku nkuru gutya bakanarira. Benshi bashobora ko baranabonye ibyabaye kuri Sabe bakarira, ariko abatararize babifashe nk'ukuri. Kuko urumva ntaho bafite babonera ikintu cyangwa se video ya Sabe yisobanura ngo byageze byaze kujya kuri stat ukandika ngo singe, ukanagira umwaka uri kuvuga ngo sowe mwari kumwe agahita gutamaza ngo akabakizeho ibindi ngo ni mwaretse kunyinaho niba mumubonye asotsa hari ibindi byabaye. Kumva aho ni ikibazo. Iryo kosa turyite gute mu magambo make? Turyite kosa rya mbere gushaka kubaho nk'ininja kandi usavinga societe. Ikindi ubwo buninja utanabufite. Ubundi hari abantu babaho nk'ininja bigakunda. Urugero ubu ntago ushobora guhura n'umugabo witwa Dekati ngo uzamumenye. Ntago wamumenye kuko yabyirinze mbere hose nyine nituma abaho nk'ininja nta nubwo agendera ahantu abantu niyo mwahura ntiwamumenya. Urumva aka kagabo kirirwa ku mbuga kitwa kakajwi njya mbona hanyina abantu bamuvuze. Shout out kuri kakajwi umusaza ari gukora bya hatari. Numwe mu bantu bazanye yubatse boro ye neza bya hatari. Sumwe mu bantu bazanye ama AI ikindi kintu kirenze mani nyine yakoze akantu ka danger. Biriya bintu bishobora bake aho umuntu ashinga urubuga afite content itanamenyerewe igahita ifata ku buryo bungana kuriya ikagira abantu bangana kuriya bayireba. Ubu numwe mu bantu bakurikirwa cyane rega. Ramuniga ararenze nubwo izi saga ziharariza abantu bari kuvugaho kenshi, ariko nawe abiwe kabisa ntibacika intege mu kumureba. Bo kite turi kuri icyo ngicyo. Hanyuma nje nkwibariza uriya mugabo afite isura mbi ku buryo atakwiyereka abantu. Ariko buriya wabona wenda wazi ko afite isura mbi. Ubuse tuvuge ko afite oya wenda ibyo afite nziza ugereranyije nande. Mbona iki twatangiye turirimba ngo twiragize Imana iki kiganiro. Nawe impamvu bavuze ngo dusenga waruzi ibyo uri buvugire. Ngewe sigiro nkomeretsa wabanje kubivuga. Bo Melody niwe wigeze kuvuga ngo hari umunyamakuru wamubwiye ngo iyo mpano ufite ubona itazabangamirwa n'ubwo buranga bwawe. Izabutsikamira. Uburanga bwawe ubona butazatsikamira impano ufite. Yagize ate nyuma na bamusubiza ngo iki? Ati rero uwo muntu nanjye nabonye uburanga bwe mbukemanga.
kandi nta n'icyo bwamugejejeho. Urumva ubusaza we yanaciwe intege ariko ibyo bintu ntibyamukeneye. Yes. Anyway, wenda afite impamvu ze bwite, ariko muri sosiyete muri rusange nk'ijwi rivugira abantu bumva byinshi bitandikwa muri comments, aba bantu bose bagukunda ntabwo bakunda iyo systeme pe. Noneho ikibazo cyabaye bagiye kumubona bamubona sesera. Wari ubizi ko yari yo launching y'isura ye se? Ariko ubundi wa mugani ibintu byabaye kuri Sabena n'igisanzwe. Ni ukuvuga ngo ni umunsi yari ari kuronshinga isura ye muri rubanda. Ubwo turabyita gutya. Ari umugabo twaganiriye arambwira ati ngeyo mba Sabe. Ati nkumva ko hanze hari abantu nkatinya gusohoka. Ati nawe guhita mpamagara mu kameramani wanjye. Nkamagara n'abandi nkababwira nti hano hantu gutya na gutya Sabe turahamufatiye gutya na gutya. Ahita nsohoka kuri kamera nkavuga nti nari narabuze ukuntu nzabatumira mwese kugira ngo ngaragaze isura yanjye ku karubanda. Ubu dore nujuje miliyoni ndironshinze. Agahita launching. Mana akabantu bakina umuntu ku mubyimba. So twagiye rero iryo ni ikosa rya mbere ryo kutigaragaza. Irya kabiri, ese wa mugabo we kufite amafaranga ubundi wagaragaye usohoka muri ruriya rugo ute koko? Amafaranga ufite haburamo ayo kujya mu gahoteli nibura tuvuga kahehe se koroheje uko nubwo amafaranga Cosmos niho haba lodge za makeya. Gwenda Cosmos tuhareke si yahajya pe. Okay. Ariko muri Serena Hotel icyumba cyawe ntago kiba kirenza amadolari wenda 120 cyangwa. Tureke kuri Galaxy ahakorera wenda aho baba banamuzi biriya byavuzwe je sinanabyemeye. Yari kujya no kuri Dereva izarwamagana cyangwa se akajya kuri La Paris. Ubona byari bikwiriye yuko niba ari nabyo uriya mugabo akwiye kugaragara muri ruriya rugo koko. Uriya rugo se ubundi uzinyirarwo? Bavuga ko ari amakuru ngira ngo aravuga yuko ari urugo rwa mukuru wa Ngwino Ndebe. Yego buri uzi ko Sabe yatiye geto yo kugira ngo ariremo umwana. Ruriya rugo ni urwande. Ruriya rugo ba nyirarwo umuryango w'umugabo n'umugore n'abana. Yego urabona ko turi muri sama. Barivugiye bati rero reka twigire muri sama twigire gutembera. Bari bagiye za Gisenyi. Bafata abana bose urugo rwose nyine. Umugore akaba ntago bizwi neza ko ari mukuru wa Ngwino Ndebe, bishobora no kuba ari inshuti ye n'amazina ye arazwi ariko reka ngene kwirirwa nyavuga. Yego abwira murumuna we atujyuza undebera urugo ko rumeze neza nubwo hano hantu haba umutekano ariko akira urufunguzo kugeza urebe ko urugo rumeze neza. Umukobwa nyamugore kuko urumva ubwo bari basanzwe babura aho barira akantu cyangwa se bikabavuna ugasanga bagize gute. Ahamagara umugabo ati hano hari urugo rutarimo ba nyirarwo kandi rwose ikindi harihishe ntuza wambaye akagofero washyizemo n'uturine tudasanzwe wambara nta muntu uri kumenya. Muri make Munyengabe Murungi Sabe yakoze ya systeme y'abajene yo gutira igeto. Munyengabe Murungi Sabe ntiyatekereje kabiri dore ko ari akanyama abantu iyo umuntu yagashyize mu mutwe ewana ibintu byose bitabihinduka. Abafashe nta nubwo yateze nta n'imodoka yari afite. Ese urabizi ko atagiye n'imodoka? Sha amakuru avuga yuko rwose yatezagaho nk'abandi. Erega uriya mugabo nta kibazo abafite nta mumuzi pe. Oya baramuzi. Yewe namuvumbuye neza setse ari gushinyiriza nyabo ababara sha ubwo narebye ndavuga. Kandi buri iyo areka gushinyiriza nta bantu bari gupfa kumumenya. Abo bari gupfa kumumenya. Isura yari buyihakane bika. Yari yambariye akagofero urumva. Noneho hari ahantu akata nkarambo akati inyuma shumi. Urabona za nzira zo mu bisheke. Umukobwa bibanza yarazirukanze. Uyu muzi wamukubise ukamucita ko. Uriya muzi wari mbere yuko yurira warabibonye ko hari umuzi ubanza ukamu. Uriya muzi rero ushobora kuba ubitse ibimenyetso hari ahantu tuzajye kuwusura. Ushobora kuba warasigaranye rase y'inkweto cyangwa igice cy'ipantaro.
iryo ni ikosa rya kabiri twari turiho. waretse irya gatatu nkarivuga. Reka mbanze mvuga irya gatatu vuga irya kane. Ikosa rya gatatu, uriya mugabo iyo abishaka ziriya video ntizari kujya hanze. Uti gute? Ubu uriya muntu wamwirukaga inyuma amubwira ati mwene data warekeye ibyo bintu warekeye, yari kubura ukuntu amucecekesha. Ubu Munyengabe yarabuze ibihumbi 200 cyane ko bigaragara kuri mugabo no mu buryo bwe yivugiramo avuga yuko rwose ubuzima bwe butameze neza cyane ko afite agatelefone ka make katabashije no gufata ishusho ryiza ku rwego we yabyifuzagaho. Naranakabonye rega nkakwereke se, reba muri iyi video ni kayikosora utu dutelefone MTN yashyize ku isoko. Yego kagura 20. Uyu mugabo ufite telefone 20, wabibonye ko saro ye rwose niyo yasohotsemo ahayitaga mu nzu ye, warabibonye ko nta n'intebe zirimo. Sinzi ubuzima nawe abayemo uko bumeze, ariko warabibonye ko ukuyemo 300 ukamuhereza ukamubwira uti zana iyo telefone tuyigure. Mani nyine wenda makuru avuga yuko wa mumeri wamugezeho mbere niwe wivugira neza ati uriya mugabo rwose yari afite agasamusamu k'umuntu wasomye ku rushunganduye. Buriya ngo yari yasomye ku rushunganduye, kandi koko areba ukuntu yakataga inyuma y'inzu cyane rwo rwamushoreraga amadoka ruziramo. Biragoye ko wabona umugabo urumva wihagazeho ufite amafaranga ariko kwiruka kuri impamo y'Imana. Urushunganduye urongoza ora yarabonaga ari vampire iri kumwiruka. Njye nari nabonye hari ukuntu kera twayaga tuva kuranga amafilimi, urumva ugahita utaha warebye nka ka Krishi uri kugendera mu birere. Wabonye ukuntu yageze hejuru ku mukingo agagaraga kemuka, yabitekereje warongera afunya amaraguruka. Ariko mani si ugukina ku mubyimba umuvandimwe aho yirwariye ari, ariko turi ku makosa. Yego iryo ni irya gatatu, tugana ku musozo uvuga irya kane. Irya gatanu ndikubwire tuvuge n'akandi kantu kamwe cyangwa tubiri dusoze tuzagaruka. Ikosa rya kane rero ntekereza ko rinakomeye, ari naryo ritugiraho ingaruka ubuzima bwacu bwose. Buriya rero Nest, nujya gukora ikintu ujye utekereza ngo ahazaza ibintu ndi gukora bifite izihe ngaruka. Yego Munyengabe Murungisabe yagize gutya akora ubuhemu bwinshi, yiremera abanzi kuva ku mwana kugeza ku musaza. Numwe mu bantu icyo bita showbiz cyatangiye areba, cyatangiye ari maso. Urwango rukomeye rwa mbere yewe bwe yakoze yiremeye, arurema mu bantu atazi ko bazamuhinduka bakaba abantu bakomeye nabo, cyangwa se nabo bakemererwa kugira ibitangazamakuru bakandika. Kuko buriya kera iyo umuntu yakwareka nko ku Gihe, wowe waravuga ngo tusenye nimwandika nyenda mwandika he. Yego kuko yagutanze nyine kuri iyo platform. Reka mvuge nko kuri uyu muryango wa Ishimwe Clement, umuryango ukomeye cyane muri iki gihugu, wubatse ibikorwa byinshi. Twawuvuzeho ndi kuvuga noneho ikosa ubwa we yakoze. Kugeza ubwo wiremera abanze nka bariya, kugeza ubwo ufata Bandimbati bariya bose twagiye tuvugaho, ndetse n'abandi wagiye uhemukira bayago, kugeza ubwo Yago ahunga akavuga ati ngiye mpunza agatsiko. Ibyo byose we wubatse abanze, abakunzi bawe baba bake. Noneho hari n'abari kuvuga bati uriya mugabo wafashe ariya amavideo ashobora no kuba yaragiye gutura muri ya rugo kubwo kugira ngo gusa afata amakuru, kuko uriya mugabo avuga ko yagiriye inama inshuro zirenze 3 uyu mugore. Ko wavuze yuko aba bantu bari bagiye mu kwa gutembera uriya rugo, nubwo ari urwa mukuru we, ariko murumuna we uyu Ngwino yitwa Ngwino Ndebe yarusuraga inshuro zitabarika. Ndetse binagaragara yuko uru rugo yarusigaranaga nta muntu n'umwe urimo inshuro nyinshi, kuko bivugwa ko atari ubwa mbere uyu mugabo yaragiyeyo. Ndetse birengaho
umugabo aganiriza na mukuru we aramubwira ati nyamara uyu murumuna wawe yazareke. Umugabo ubwe wafashe aya mavideo avuga ko yari afite na nimero z'umugore wa Munyengabe. Izo nimero yagiye kuzigira gute? Ibyo bintu byose ngenda bihuza nkahita nsanga uyu mugabo yubatse Munyengabe yubatse abanzi benshi ku rwego yaresigaye akurikiranwa n'ubutazi bumeze nk'ubwa Mossad cyangwa se za KGB. Ni ukuvuga ngo ikosa rya gatanu irya kane yiremeye abanzi bakomeye abanzi bagera ku rwego abanzi bakomeye. Ni ukuvuga ngo yaremewe maneko rwose zitorewe n'abanzi yiremeye. None se wowe niba wenda uri mu bashidikanya yuko yaba yarikoreye abanzi bakomeye, uvuga ukuntu umuntu afata ibimenyetso nka biriya akabanza akanegenda asasira uburyo ubugenzacyaha butazamukurikirana icyo cyaha kuko yagiye aganiriza umuryango inshuro nyinshi kugeza ubwo ategerwa indege cyangwa se akoherezwa imodoka muvana mu gihugu ikamujyana mu kindi kugira ngo ajye gutanga raporo. Wowe ibyo bintu nta kintu wumvamo? Ese wa mugani mugabo wemera guturuka i Kigali akitaba Bwana Nyarwaya, umugabo ubwo akibona video wahamagaye abanzi bakomeye ba Munyengabe murungisa bakababwira ati vayo nkufitiye video. Umugabo uvuga ko yishyuwe n'amafaranga nubwo ngo butari ubwishyu ariko yarishyuwe. Nekereza ko ibintu byose ubundi twakoze nta nubwo ari ngombwa ngo tubivuge. Yahawe 50,000 rwose avuga ko ari agafanta yagurirwaga kuko imari nyiri kwakira yari yakiriye yabonye ngo irenze cyane avuga ati nkwa gasoda unda turakamera iki ati nta kibazo agafanta nta kibazo. Anyway ibyo mashigiye gutangira reka tugire dusoze. Yego tugana ku musozo rero ikosa rya gatanu ndagira ngo abantu badukurikiye bari kutureba ntabwo turi mu mwanya wo kujudginga please, ariko turi mu mwanya wo kureba ngo ibiri kuvugwa bikwiye kuba biri kuvugwa ushingiye ku makosa numaze kumva bikwiye kuba biri kuvugwa. Irya gatanu muraryandika muri comment. Tukiraho reka dushishikariza abantu ko tuzagaruka tureba uyu mugabo urangije Yago, uyu mugabo wagiye gufata amakuru yose, uyu mugabo wafashe amavideo ntago ari Yago ya Munyengabe. Uyu mugabo ninde? Uyu mugabo we wagiye gukurikirana wa mugani. Iyi nkuru yagizamo ibintu byinshi. Reka twe kwibanda ku bindi bintu, reka tugaruke twivugira kuri uyu mugabo. Tuvuge ngo wa mugabo we uri muntu ye. Who are you? Watumwe kuri Sabenande kuko this man ntabwo asanzwe. Wabona nawe ari mu gice cy'ingaruka ziri kuba. Ubwe mu nkuru ye aravuga ati njyewe ndi umudivorce kandi inkuru ya ngwino ndebe ubwangirandiza amarira akagwa. Wabwirwa n'iki niba muri babagore basambanye ivumbi rigatumuka Munyengabe yagiye yakira niba hatari mumwe w'uyu mugabo? Reka tubakorere investigation. Reka dukora investigation. Ubu natwe gahunda ni ukubamenyera ibiri ku muhanda bitavuzwe cyangwa ibyavuzwe tubyanarize, nta kubaha ibintu bidafite ishingiro. Yemwe reka tunasoze reka dusoze, tuzagaruka tuje kubarebera kubabwira ngo kwanza uyu mugabo we urangije uyu mugabo muri ubu buryo mugenzi we ninde ni muntu ki. Murakoze cyane, stay in touch. Wakoze muvandimwe wanjye, wakoze nawe. Ibi byo nakagaruka buri munsi. Systeme ni gutya. Turabakunda cyane bana mudukurikira. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Bye.